yari mwiza cyane, yarateye amabengeza, naramubonye umunsi umwe ibyanjye byose mbivamo, ntabwo nari nzi ko umukire nk'uyu nguyu yankunda, sinigeze ntekereza ko urukundo nk'uru nguru rwabaho, sinigeze nigereranya na gato n'uko yasaga, uko yareshyaga, ibyo yakoraga ndetse n'umwanya we mu by'akazi, kuko nta na hamwe twari duhuriye. Sinigeze ntekereza na rimwe mu buzima bwanjye ko nahura n'urukundo nk'uru nguru, urukundo umuntu wese atatekereza mu buzima bwe kuva avutse kugeza apfuye. Sinari nzi ko burya abakize nabo bashobora gukunda abaciye bugufi. Ngiyi inkuru yanjye y'ubuzima. Uko ubuzima bwanjye bwahindutse bukaba bwiza cyane mu buryo ntatekerezaga, nyuma y'igihe kirekire narihebye, nibaza uko ubuzima bwanjye buzagenda, kuko Imana yumvishe amasengesho yanjye, nuko ikampa umuntu umbereye, ntatekerezaga ko yabaho mu buzima bwanjye, uwaje asa na marayika, akaza asa nk'aho aturutse mu marembo y'ijuru. Uyu nguyu akaza akajya mu mutima wanjye, ndetse agahindura n'ubuzima bwanjye. Ntawe ujya umenya iby'ubuzima bwe, nta n'umenya iby'ejo bye by'ahazaza, usibye gusa iminsi ndetse n'ibihe. Ntabwo nari nzi ko umuntu nk'uyu nguyu ari we wagenga urukundo, akabura amahoro ku muntu nkanjye uciriritse. Nibyo urukundo rw'ukuri rubaho kandi rurahari muri bose, ndetse ntabwo bitangaje cyane kumva ko naba narakunzwe n'umuntu nk'uyu w'umukire, mu gihe njyewe ndi umukene. Byarantunguye ndetse no kubyakira birananira, ubwo twaganiraga ambwira ko ankunda. Navuze n'ibi ntibishoboka, bisa nkaho ndi kurota nsinziriye, ahari wenda nabaye umusazi kubera ko ibyo ndi kumvisha amatwi yanjye, ibi ngibi bisa nk'ibidashoboka. Byashoboka bite se ko umuntu nk'uyu nguyu yaza akambwira ijambo nk'iri ridasanzwe, akambwira ko ankunda kandi ko yifuza kubana nanjye? Niki urukundo ruduhisha mu mabanga yarwo yose kugeza tuvuye ku isi? Nari ndimo gukoropa muri banki, nuko amazi arataruka agwa kuri bosi, nuko nyuma yo kumugwaho nahise ngenda nihuta n'ubwoba bwinshi, nuko ndamubwira nti bosi, babarira rwose nkumenyeho amazi ntabishaka, kandi rwose ibi ngibi ntabwo ariko nifuzaga ko bigenda. Ndakwinginze mfukame rwose, ngirira imbabazi, ungirire impuhwe, ntabwo nzongera ukundi. Ndakwinginze rwose, mfasha ukuremo iyo pantalo hanyuma ngende nyimese, rwose ndakwinginze, ndapfukamye, ndagutakambiye, umuryango wanjye urakennye, ntabwo nabona uko mbaho rwose mu gihe waba unyirukanye muri kano kazi. Ndabizi neza ko rwose nakoze amakosa, kandi rwose ndabisabira imbabazi ko ntazongera. Nibwo nyuma y'igihe gito cyane yambwiye ati humura, haguruka, rekeraho gupfukama, byihorere rwose, ibi ngibi ntacyo bitwaye na gato, ahubwo zana iyo ndobo n'amazi iguterekere hariya, dore nawe watose, ugende uhindure imyenda, hanyuma ugaruke mu kazi kawe, humura. Numvishe nsa nkaho mbaye nk'umusazi, ndavuga nti ibi ntibishoboka, ni gute mu bosi nk'uyu nguyu yambwira amagambo nk'aya ngaya? Nagiye nkora ahantu henshi hatandukanye hakomeye, nkakora ku gitutu ndetse ntotezwa, ntabwo rero niyumvishaga uburyo ki noneho umubosi nk'uyu nguyu yaba angiriye impuhwe, ikigongwe, ndetse akirengagiza icyubahiro cye, akanyitaho nkaho ndi umwana we. Naragiye nsohoka nihuta n'isoni nyinshi, ndagenda mpindura imyenda, nuko ngaruka mu kazi ariko mfite ubwoba. Nyuma y'igihe gitoya yaragarutse arambwira ati, mukobwa mwiza, ese ko mbona utameze neza? Nuko nanjye ndamusubiza nti, bosi, urumva ntabwo ndakira ibyambayeho, natekereje ko wenda ari impuhwe wangiriye z'agahe gato, cyangwa se ari uko wenda wangiriye imbabazi kuko twari mu bantu benshi, ariko na n'ubu sindiyumvisha neza ko rwose wampaye imbabazi, ahubwo ndimo gutekereza ko wenda waba wansezereye. Rero niyo mpamvu mfite ubwoba, nkaba ndimo gutitira kandi
by'ukuri nkaba ntameze neza mu mutima wanjye. Nyuma y'iminota mike cyane numvise ijwi ryiza rituje arambwira ati mukobwa mwiza, ese waba uzi impamvu ntakwirukanye? Naramusubije nti nta mpamvu nzi. Ati ni ibintu bidasanzwe kubyiyumvisha kandi ntabwo ari kenshi cyane umukozi ukora ahantu nk'ahangaha hakomeye akora amakosa nk'aya ngaya hanyuma akababarirwa cyangwa akagirirwa impuhwe. Ati rero ntabwo nakiyumvisha ko rwose naba ari njyewe muntu ukiri ahangaha mu gihe abandi bose bakoze udukosa dutoya turi munsi y'ayanjye, abo ngabo rwose bahise birukanwa. Nuko arongera ansubiza mu ijwi rituje ati mukobwa mwiza, ngiyi impamvu yatumye ntakwirukana. Kora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane ibyakurikiye. Ese niki bosi yabwiye uyu mukobwa cyatumye atamwirukana? Ese wowe usize mu mutwe wawe uratekereza iki? Ntucikwe n'inkuru yacu igice cyacu cya kabiri. Nyamuneka kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byiza byacu by'uruhererekane tugiye kujya tubagezaho